Ese ashimwe bene data muraho neza ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo rwinshi, tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera aza dusobanurira icyo wadutumyeho ndetse anadushoboze gusohoza ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ijambo ry'Imana muri iki cyumweru. Icyifuzo turimo turaganira muri iki cyumweru gera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Uyu munsi turongera nanone dusome muri Matayo ibice 11 umurongo wa 29 uko twasomye ejo ku munsi wa kabiri. Gusa turaza kuganira ku gice gihera icyo wakita B y'uwo murongo. Reka dusome Matayo 11:29 avuze ngo mwemere ko abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi naroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana itugirire neza. Ku munsi w'ejo twibanze cyane ku kuba umugaragu wa Yesu Kristo. Twabonye ko kugira ngo ugere ikirenge mu cye bikunde bisaba ko wemera kuba umugaragu we. Ubundi kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo ni ugukora nk'ibyo, donc ni ukumwigiraho, ni ukumukurikira, donc kumufatiraho urugero rwiza. Yego, gufata urugero rwiza kuri Yesu, kumwigiraho, gukora ibintu nk'uko yakabaye abikora. Ku munsi w'ejo wa kabiri rero twabonye yuko kugira ngo bikunde ari ukubanza kuba kwemera kuba umugaragu we, kuba nk'imbata ye. Ibyo twabiganiriyeho cyane. Kuri uyu munsi rero tugiye kwibanda ku musaruro uturuka mu kwemera kwigira kuri Yesu Kristo, ukagera ikirenge mu cye, ukemera kuba umugaragu we. Yesu yaravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Iyo wemeye kuba umugaragu we ukamwigiraho ukagera ikirenge mu cye, umusaruro uvamo ni uko nawe ubaho ubuzima nk'ubwe, ukora ibintu nk'uko yakabaye abikora, ubaho nk'uko donc yabayeho. Ubuzima bwe nibwo wakira ukabubamo. Imana itugirire neza. Ukabaho nk'uko yakabaye abaho. Imana itugirire neza. Hari ibintu nka bibiri ahangaha kuri uyu murongo yagarutseho biranga ubuzima bwe, ngo ni umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Imana itugirire neza. Abamwigiraho bagwa neza abandi. Nyine kuba umugwaneza ari ukuntu, reka dufate nk'urugero, hari ukuntu umuntu ajya avuga ngo nariye ibintu runaka bingwa nabi, kanakambwiye ijambo ritari ryiza ringwa nabi. Imana itugirire neza. Uzi ko n'umuntu hari igihe iyo uhuye n'umuntu donc ukorerwamo, wahaye Satani umwanya kugira mukoreremo, akugwa nabi pe, akubwira amagambo akugwa nabi, akagukorera ibikorwa bikakugwa nabi, imibanire yawe nawe ikakugwa nabi, ugahora ugubwa nabi kubera ibikorwa by'uwo muntu. Ariko rero twebwe abakira Yesu Kristo dukwiriye gutandukana n'abo ngabo. Abemeye kwigira kuri Yesu Kristo, we hari ukuntu yabagaho, ntabwo yajyaga agwa abantu nabi. Amagambo ye yagwaga neza bamwumvaga. Ngo hari ubwo bigeze kuza kumufata, ngo abasirikare bari bohereje basubirayo, baraza babwira abatambyi baravuga ngo kubera iki mutamuzanye? Baravuga ngo ntabwo twigeze twumva umuntu uvuga nkawe. Imana itugirire neza. Mwifurije yuko amagambo yawe agwa neza abantu bakumva, uba umugwa neza, ibikorwa byawe bigwe neza abandi, abantu bo kukubwa nabi bitewe n'ibikorwa byawe. Imigirire yawe muri rusange, uko ubaho, uko ugenda, ibi bintu bigwa abantu neza, kandi ibintu bituma imitima yabo isharirirwa, imitima yabo imererwa nabi. Oya, umugwa neza. Imana itugirire neza. Ubagwe neza. Imana iturengere. Ubabere mwiza. Imana itugirire neza. Hanyuma kandi hari n'ikindi kintu yavuzemo, ngo ni umugwaneza, ngo kandi yoroheje mu mutima. Imana itugirire neza. Umutima woroshye ni umutima uri very flexible. Umutima Imana yigeze ibwira Abisiraheli ngo nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, ngo cyangwa se umutima umeze nk'ibinure, ngo mbahereze umutima woroshye nk'inyama. Imana itugirire neza. Bishatse kuvuga iki? Imana irimo ivuga ku bihe by'agakiza kazaza, ariko twebwe dusabemo mu biki gihe, ivuga no ku by'umwuka wera. Umutima woroshye nk'inyama, mbaye nk'uwihuse cyangwa se nk'ubangutse. Umutima woroshye nk'inyama ni umutima udatsimbarara ku mahame yawo, ni umutima utikomeza ku ibyo ushaka, ahubwo uba flexible, ukemera ubushake bw'Imana. Umutima wemera kumvira ubuyobozi bwa mwuka wera, ntutsimbarare, ntugagare, ukomere ku bintu byabo. Oya, ukemera ukoroha, ugaca bugufi, ukemera ukaba nk'inyama. Umutima nyine ubasha gukorerwamo na mwuka wera. Imana itugirire neza. Umusaruro uva
mu kwigira kuri Yesu Kristo ni ukuba umugwaneza kandi ukoroha mu mutima. Kuba umugwaneza twabivuzeho, imigirire yawe, imibanire yawe n'abandi, ibitekerezo byawe, ibikorwa byawe bibagwa neza, ntabwo bibagwa nabi. Imana itugirire neza. Ariko kandi ntibigarukiraho, ahubwo ukagira n'umutima wemera kwibuka ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Yesu aduhana umugisha. Ugere ikirenge mu cye, umwigireho, ube umugwaneza, ugwe neza bene bagenzi bawe, bene data bose mu bana, bakuzi n'abatakuzi bagwe neza, amagambo yawe bagwe neza, ibikorwa byawe bibagwe neza, ukugenda yewe ibintu bituma abantu batagubwa nabi, badasharirirwa mu mitima. Kandi n'umutima wawe uwo umutima woroshye, atari umutima wikakaza, atari umutima ukomera ku mahame yawo, atari umutima ukomera ku bushake bwawo, ahubwo umutima wemera ubushake bw'Imana, umutima uca bugufi ukemera kumvira ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Yesu aduhana umugisha. Umwigireho, ubeho nkawe. Urakoze.